Urakaza neza kuri Yuhire. Mbese ujya wibaza impamvu umuntu asarara? Cyangwa ujya wibaza niba hari icyo umuntu yabikoraho, niba ari umuntu ukunda gusarara inshuro nyinshi cyangwa akaba ari umuntu bibayeho igihe kirekire? Icyo ni cyo kintu tugiye kuganiraho uno munsi, ariko mbere y'uko dutangira nagira ngo mbanze ngusabe niba uri mushyashya kuri ino channel yacu, ubanze ukande kuri subscribe kugira ngo tuzakomeze kubana no mu bindi biganiro bizakurikira kandi byiza. Tudatinze rero, ubundi gusarara ni uguhinduka kw'ijwi cyangwa umuntu akabura ijwi neza neza bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye tugiye kureba. Iryo jwi rero ubusanzwe nyine uvuga neza, ariko ubundi rimwe na rimwe ukabyuka cyangwa bikakubaho suddenly ukumva ntabwo ukiri kubasha gusohora ijwi nk'ibisanzwe. Ubundi rero ibyo nibyo twita gusarara. Gusarara rero biterwa n'ibintu byinshi bitandukanye. Icyo dukunze kubona gitera abantu gusarara cyane ni nk'uko umuntu ashobora kuba yakoresheje ijwi rye cyane igihe kirekire, nk'abantu wenda baba basakuje, cyangwa ari umuntu wenda w'umuririmbyi, ari umuntu ukunda kuvuga cyane nyine igihe kirekire, umuntu aba ari muri risike y'uko ashobora gusarara igihe icyo ari cyo cyose. Ibyo dukunda kubibona, ariko ikindi dukunda kubona ni uko umuntu ashobora gusarara bitewe nuko arwaye igifu. Ubu ushobora kwibaza ati kurwara igifu bishobora gutera umuntu gusarara gute? Nibyo ngira ngo ngusobanurire. Rero buriya umuntu urwaye igifu, wa muntu ukunda kugira ikirungurira, yariye ibintu bitandukanye, yariye wenda nk'ibiryo bimutera acide nyinshi mu gifu, bigatuma nyine bimutera ikirungurira. Abantu bakunda kurwara igifu nk'uko muri ubwo buryo bajya bagira n'ibibazo byo gusarara, kubera ko iyo acide iba izamuka mu gifu nyine ishobora kuzamuka n'ubundi no mu muhogo, ikaba yatwika uturemangingo dusohora amajwi twitwa vocal cords two mu ngoto y'umuntu. Utwo turemangingo rero bita vocal cords ni iz'ubundi zikora amajwi iyo umwuka uvuye mu bihaha byacu ukaza ugahura n'utwo turemangingo nyine, nibwo ijwi riba created cyangwa ijwi riba formed, mbese ijwi rigasohokamo aho, noneho rikazamuka nyine hano mu kanwa no mu mazuru turyumva nyine, ariko ubundi mu by'ukuri biba riturutse kuri aka kantu ko mu ngoto kitwa vocal cords. Rero iyo acide iyo izamutse nyine n'ubundi itwika utwo tu vocal cords cyangwa utwo duce twose twegereye izo za vocal cords, igatera ibyo bita irritation cyangwa ama irritation, mbese ibisa nkaho iri kuhangiza hatakimeze neza nk'asanzwe. Rero iyo acide iturutse mu gifu nyine ni uko ishobora gutera umuntu gusarara, kubera ko urumva ntabwo tuba tukimeze neza, ntabwo tuba tugikora neza. Rero umuntu urwaye igifu nawe ashobora gusarara, ibyo bikunze kubaho, dukunze kubibona. Ikindi kintu gitera gusarara ni uko ni ibintu byose, yaba ari ama infection yo mu ngoto, yaba ari ama allergie, cyangwa ibintu byose bishobora gutera ama irritation nyine nk'uko nabivuze hariya mu muhogo aho ijwi rituruka, byose bishobora gutuma umuntu asarara, akaba yamara n'igihe kirekire asaraye kugeza aho bisabye yuko ajya no kubyivuza. Ibyo bintu rero biratandukanye, ni ama infection, ni amatimeri, cyangwa ibintu byose, utuntu tw'utubyimba dushobora kuzaho hariya kuri utwo tu vocal cords twacu, aho mu muhogo, ibintu byose nyine bishobora gutuma aka karemangingo ka vocal cords kadakora neza nk'ibisanzwe, harimo izo inflammation, ama edeme, urumva ni ibintu, indwara nyinshi zo mu muhogo zishobora gutera gusarara. Gusa ibyo bintu bitatu nibyo by'ingenzi bikunda gutera gusarara. Ubundi rero ngira ngo turebe mu by'ukuri ubundi icyo umuntu yabikoraho umuntu usaraye. Ubundi gusarara ni ibintu bivurwa kwa muganga, umuntu akaba yavurwa agakira, ariko cyane cyane wa muntu usarara akarenza ibyumweru bibiri agisaraye, akageza ku byumweru bibiri agisaraye, buriya muntu aba akeneye kugera kwa muganga cyane kugira ngo bamukorere ibizami, barebe hano mu ngoto nyine mu muhogo, utwo turemangingo twa vocal cords twe niba nta kibazo dufite, harimo nyine na bya bibyimba byose bishobora kuzaho
Ubundi rero iyo ugeze kwa muganga ubundi kubera ko icya mbere buriya ni ukugera kwa muganga ukavugana na muganga wawe, ubundi rero iyo ugeze kwa muganga bareba histoire yawe, bakareba niba uri umuntu usanzwe wenda urwaye igifu, niba uri umuntu ugira amariji cyangwa ama infection mu muhogo, ibyo byose noneho bakaba banagukorera n'ikizami nyine cya laryngoscope, bashobora kureba noneho hano mu ngoto neza, akareba akoresheje kamera yabugenewe, akareba niba nyine utwo turemangingo two mu ijosi, utwo vocal cords tumeze neza. Rero nyuma yaho rero bitewe n'icyabiteye, iyo muganga amaze kumenya icyaguteye gusarara, nibwo akikuvura, kubera ko buriya gusarara ni symptome ntabwo ari indwara. Ubundi mu by'ukuri haba hari indwara yindi urwaye iri gutuma usarara nyine, rero iyo ndwara ntiyakuvura birumvikana. Niba ari umuntu wenda usanzwe arwara icyo gifu, birumvikana yuko muganga ashobora kumuha ibinini biturisha igifu, bya binini birinda ikirungurira, bigabanya acide yo mu gifu, ariko noneho abo bo banagirwa n'inama y'uko bashobora kugabanya wenda ibyo biryo bishobora kubatera acide nyinshi mu gifu, ubundi ikindi wenda bakaba banywa nk'amata, ibintu bigabanya acide yo mu gifu, ubundi bajya no kuryama bakaba baryama ku musego, kuko buriya iyo uryamye bisanzwe nijoro, buriya acide yo mu gifu nayo ishobora kuzamuka, ikaba yatwika nyine twa turemangingo two mu ngoto bita vocal cords. Ibyo rero bikunda kuba kuri ba bantu usanga barya nijoro bagahita bajya kuryama, cyangwa akarya nka saa sita agahita aryama ako kanya, igifu aribwo gitangiye gukora ibyo kigomba gukora. Rero bitewe n'iyo mpamvu iba yaratumye uwo muntu asarara, nibyo muganga akurikiza kugira ngo amuvure. Birumvikana na wa muntu wakoresheje ijwi cyane, wa muntu uririmba cyane, hari icyo bamufashaho kwa muganga birumvikana, ariko nawe aba agomba kugabanya gukoresha iryo jwi nyine igihe runaka, kugira ngo twa turemangingo two mu ijosi twongere twisubiranye dukore neza nk'ibisanzwe. Yego rero ubundi gusarara ni ikintu gikunze kuba ku bantu benshi, niyo mpamvu nari nagira ngo tubiganireho muri makeya, gusa bino nibyo by'ingenzi. Icy'ingenzi tugomba kumenya hano cya mbere ni uko bivurwa kwa muganga, kandi iyo ugezeyo bagufasha. Murakoze cyane rero, see you next time.